iyo mugiye mu gihugu abantu batabazi mwembi, we agahita yinjira, mukingura umuryango, nawe gira ujya nawe, undi nawe agaceceka. Ba nyiri igihugu baravuga ati uyu muntu avuye, nubwo ataba ari ubwoko bwanyu bufite umuco wanyu, ntawemera umuntu umusakuriza, sibyo? Ibyo tugaragaza hanze rero biri muri ya gloire y'Imana. Ya mbere nababwiye umuco w'Imana tugira muri twebwe, cya cyubahiro Kristo muri twebwe. Kristo muri twebwe akaduha indangagaciro z'ubumana zituma twifata nk'abana ba papa, abana b'umwami. Donc dukora nk'abana b'umwami, tubaho nk'abana b'umwami. Kubaho nk'umwana w'umwami si ukuba mu kizungu, no. Kubaho nk'umwana w'umwami ni ukugira indangagaciro muri wowe. Hari ugira ngo ubwo bari inyama bagize babayeho nk'abami, ubwo si bwo bwami. No, ushobora kurya imboga ariko ukaba umwana. Ndavuga indangagaciro. Ni ryari za ndangagaciro rero zigaragara hanze. Muranyumva neza bwoko bw'Imana? Mu magambo magufi. Ibyo mvuga sinzi ko muri mu muzumva. Yesu ashimwe. Murakoze ko muzumva. Abantu rero byarabananiye benshi kugira approbation y'Imana, approval Imana ngo ivuge ngo iyo ufite abana babiri umwe akaba igisambu undi akaba imfura, ukunda kwerekana imfura ngo uriya ni imfura yanjye, uriya ni umwana wanjye, naho uriya wundi ugaceceka ugasa n'utamubonye. Kuko iyo mugeze ahantu batamuzi uzi ko azagukoza isoni, ukunda kwerekana uryo utagukoza isoni. Uyu ni umwana wanjye twazanye, uwo nawe ni muri umunawe, ariko ugatambuka vuba vuba, n'umutindeho ugatinda kuri uyu w'agaciro. Niko bimeze. Imana nayo igira abana ariko hari ab'agaciro. Mu bwami bw'Imana hari abana Imana yiratana, na Satani yadeyambira mu kirere azunguruka ngo wamubonye umwana wanjye ku isi. Donc Imana nayo bikayishimisha kuko wa mwana anezeza Imana akanezeza n'abantu. Standard rero abafarisayo bari babayemo itandukanye n'iy'Imana dushaka kubamo. Ntushobora kunezeza abantu mbere utaranezeza Imana. Ugomba kuba ukiranutse n'Imana muri wowe, ufitanye ubusabane n'Imana, Kristo ari muri wowe, hanyuma abantu bakakwishimira. Sibyo bene data? Kambereke rero mu gitabo cya Yohana 12 ku murongo wa 43. Yohana 12 ku murongo wa 43. Aba ni abafarisayo. Bibiliya ivuga ngo kuko bagira gute, bakundaga kugira gute, gushimwa n'abantu kuruta gushimwa nande. Aba ni abafarisayo. Hari abantu rero bazi gushushanya. Gushushanya ni iki? Cyangwa se uburyarya ni iki? Ni uvuga ngo Imana itambonye tu, Imana ko itambonye ari afere, icyo ntinya n'abantu by'Imana ntubimbaze. Donc wa muntu agashaka gutinya abantu no kwereka abantu ko ari marayika, ariko hatari abantu Imana akabwira ati wana turamenyana nawe. Uwo ni umwuka w'igifarisayo. Donc gushaka kwereka abantu kuri marayika, ariko imbere y'Imana utari iki, utari marayika. Uko ariko abafarisayo bari bameze, ntabwo bari muri standard Imana yifuza. Standard y'ubwiza bw'Imana, Imana idusabaho ni iyi. Ijambo rya mbere vuga ngo nugukiranuka, niyo justice. Imana yashaka ko dukiranuka. Ijambo rya kabiri ni ukugira imbabazi. Ijambo rya gatatu ni uguca bugufi. Izi ni standard zituma umwana w'umwami aguma muri buriya bwiza bw'Imana. Gukiranuka, imbabazi no guca bugufi. Nibyo turangirijeho. Mika 6:8. Mika
Mika ni urupapuro rwa 800 mu Kinyarwanda, 860. Mika 6:8. Turi kumwe bene data, dusome mu izina rya Yesu. 6:8. Mwahabonye? Reka dusome. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icya mbere ni ikihe? Gukora ibyo gukiranuka. Icya kabiri, gukunda kubabarira. Icya gatatu, kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Dore standard ya gloire Imana igusaba. Witeguye kuyigenderamo? Imana yashaka gukora ibyo kugira gute? Gukiranuka. Icyo nge Imana iragushakaho iki? Gukunda kugira gute? Kubabarira, imbabazi. Icya gatatu, Imana iragushakaho iki? Guca bugufi ugendana nayo. Tuzabikomeza icyumweru gitaha. Imana ibaho umugisha. Sinzi niba ibyo navuze mwabyumvishe neza. Mwabyumvishe? Dufite Yesu muri twebwe, dufite icyubahiro, ariko tugomba rero wa mu Yesu turimo cya cyubahiro dufite cy'abami kugishyira hanze. Ibintu bitatu Imana idusaba, standard ya gloire yayo: gukunda gukiranuka, gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana duciye bugufi. Ibintu ko ari ibintu bitatu tuzabiganiraho, hanyuma babwire standard Yesu yadusigiye. Ariko hagati aho ndabasaba ngo mugende musome. Kuwa kabiri tuzakomeza, musome wihangane kugeza kuwa kabiri igitabo cya Matayo, igice cya 5 cyose, icya 6 cyose, n'icya 7 cyose, kuko nzagikoraho. Matayo kangahe? 5, 6, 7. Uzabona umwanya, mumbabarire muzahasome, kuko nzabaza abantu. Sinzababaza ibintu birebire cyane, ariko hari utubazo duke nzababazamo. Hariyo standard y'imibereho Yesu adusaba, kandi ikubiyemo ibi bintu nka bitatu ibi twavuze: imbabazi, gukiranuka, no guca bugufi. Amen. Matayo kangahe? 6, 7. Muhaguruke dusenge Imana. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso, haleluya, nizame kuoshwa humo, na msifu Yesu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Isoko ya maraso yawe ni mono nezwibya. Haleluya, ndamushimaye suku bwayo narababariwe. Isoko yamaraso ya, haleluya, ninjire ngone ezbibya. Haleluya, ndamushima. Oh, haleluya, oh, narababariwe. Kisima si chao
maraso baba nizame humo nioshwe haleluya sifu Bwana. Yes Lord. Isoko sakaya maraso yawe ninjire haleluya ndashima Yesu kubwa naraba baba isoko yamaraso ya haleluya ningire manezwi ja haleluya namushima Yesu.